CV iri detailed kuko iri muri public domain, ntabwo ndi bubitindeho byo. Mu mirimo myinshi yakoze igaragaza ubunararibonye bwe, yabaye mu miryango itegamiye kuri leta, civil society, yabaye nko mu muryango witwa Haguruka ukora cyane ku bintu bijyanye n'uburenganzira bw'abagore n'abana. Yabaye muri cabinet muri za ministeri zitandukanye mu nshingano muzi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kandi uko mbazi ntabwo mwakorana n'umuntu udasobanutse, ntibishoboka. Niyo haraye uyu munsi nta harare ejo ntabwo bikunda, ariko yahagarariye u Rwanda Geneva ku rwego rwa ambasaderi, ndetse abana icyo gihe akaba at the same time akaba yari na permanent representative muri UN, amashami y'umuryango w'abibumbye akorera Geneva. Muri izo nshingano zose akaba yaragiye azitwaramo neza, ndetse nkiri muri cabinet tukaba twaranakoranye, twajyaga duhura muri za cluster mu rwego rwo gukorana. Ni umuntu uzi gutega amatwi, ni umuntu ujya inama, ni umuntu je sinigeze mubona arakaye. Jewe hari ubwo byageragamo nkarakara turimo gukorana, ariko we sindabona arakaye. Niyo twabaga tutumvikanye yaravugaga ati dushobora kuba tunaniwe, reka tuzagaruka ejo dukomeze iyi ngingo. Bugacye mu gitondo byakemutse, ibintu byose biri ku murongo, ariko wenda abantu bari bananiwemo. Nibaza rero ko nyakubahwa Perezida wa Repubulika yanabaye mu nshingano za nyuma State Minister for Constitution and Legal Affairs, inshingano yansimbuyemo, ndetse nyuma yaho twakomeje no kuvugana tureba ibyo naba narasize biri pending. Ni umuntu uzi gutega amatwi akajya inama, humbleness icyo nkimuziho. Ngira ngo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika icyo narangirizaho, Sorina ni inkotanyi cyane, ariko ntabwo mvuze ngo ni inkotanyi kazi kuko nta kinyarwanda kirimo, nta nicyo byaba bivuze. Ni inkotanyi cyane nicyo muziho. Nkibaza yuko rero uyu mwanya wo kuba Vice President wa Sena ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma uhura neza n'ubunararibonye bwe n'ibyo yize n'izindi nshingano yarangije neza. Abanza bagenzi banjye rero ko twamuhundagazaho amajwi tukamutora, kuko nta n'ukundi byagenda. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze senateri umaze kwamamaza. Abanagira ngo baze senateri bamaze kwamamaza, senateri Nyirahabimana Sorina niba byemeye. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndagira ngo nshimire senateri Uwizeyimana Evode unyamamaje, ndabyemeye. Murakoze. Nagira ngo menye niba nta wundi wiyamamaza cyangwa wamamaza banyakubahwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndabona nta wundi. Ubu rero dufite umukandida umwe ku mwanya wa Vice President ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma, akaba ari senateri Nyirahabimana Sorina. Twasaba ko igikorwa cy'amatora gitangira, bagafungura systeme y'itora, buri musenateri agatora. Murinjira muri systeme mukoresheje umubare w'ibanga wo gutora ku mwanya wa Vice President ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Igikorwa cy'itora kikaba kigeze ku musozo. Twasaba ko bagaragaza ibivuye mu matora. Murakoze. Nkuko bigaragara, senateri Nyirahabimana Sorina agize amajwi 22 ku mwanya wa Vice President ushinzwe amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Hakaba hatowe senateri Nyirahabimana Sorina. Ngira ngo harimo nabyita amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri. Evode yabanje yamamaza Sorina, arabanza twese aducura oxygen. Umwanya twayasobanura
njye nabirebaga ko nta wundi uri yatorewe aho ngaho, nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi uwo mwanya. Ubwo ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mahera, ubwo muzibuke kubikoresha. Reka nshimire perezida wa Sena. Muri uyu mwanya twatangira igikorwa cy'amatora duhereye ku mwanya wa perezida wa Sena. Umusenateri ashobora kwiyamamaza cyangwa akamamaza mugenzi we, ariko ku buryo wiyamamaza cyangwa wamamaza ataza kurenza iminota 2. Abashaka kwiyamamaza cyangwa kwamamaza barasaba ijambo bazamura ikiganza bivuge, hanyuma biyamamaze cyangwa bamamaze. Uyu mwanya banyakubahwa abasenateri ni uwanyu kugira ngo bifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza bafata ijambo. Ndabona hari senateri usaba ijambo. Senateri mwafata ijambo. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nitwa Mureshyankwano Marie Rose, nkaba ndi umusenateri watowe umaze kurahira muri manda ya 4 ya Sena. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twe nk'abasenateri biyamamaje, munyemerere tubanze tubashimire. Turabashimira cyane byimazeyo, kuko kwiyamamaza kwacu byaratworoheye, ko twasanze abaturage bakiri muri mudu y'amatora bari bavuyemo yo kubagira icyizere. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byaratunejeje cyane. Mwari mwaraduteguriye inzira, twageze za Rusizi bakavuga bati nyanya, tugeze za Nyamasheke bakatubwira bati Kagame we tigana kwigana, tugeze za Rubavu bari bakiri mu ntere yo kuvuga ngo turamukundaga, baragukundaga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, rwose kwiyamamaza nyuma yanyu byatubereye umugisha, bituma twiyamamaza neza, turabibashimira. Rero fashaka kanyangira ngo ntabwo nshaka kwiyamamaza, ndashaka kwamamaza. Ndashaka kwamamaza umugabo nabonye w'intwari, umugabo w'inyangamugayo, umugabo w'umuhanga, umugabo ukurikira, umugabo ucisha bugufi, kandi umugabo w'umukozi. Uwo nta wundi ni nyakubahwa senateri Karinda François Xavier. Impamvu mwamamaza twarakoranye, yaje muri Sena ansangamo, ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose ni umugabo ushoboye. Yaje turi gushyira mu bikorwa NST2, adufasha NST1 mbabarire, NST1 adufasha nkuko biri mu nshingano za Sena kugenzura ko guverinoma iyishyira mu bikorwa. Dukorana neza. Ni umugabo utega amatwi, ni umugabo wumva inama, ni umugabo ufatanya n'abandi. Mbese namwe mumushyiraho ntabwo mwibeshye. Rwose ndagira ngo nsabe bagenzi banjye, mu kanya tujya gutora kuri uyu mwanya, abanyakubahwa senateri mumfashe tuze gutora nyakubahwa Karinda François Xavier, kuko nitumugirira icyizere kandi tugomba kukimugirira twese, ntajwe na rimwe rivuyemo. Kuko sinshidikanya ko azarushaho gukora muri manda ya 4 ya Sena, kuko ubufatanye arabufite, ubushobozi arabufite, ubuhanga arabufite, ubunararibonye arabufite, mbese yujuje byose. Mumfashe rero amajwi yose tuyahe senateri Karinda François Xavier, yongera abe perezida wa Sena, twongere dufatanye kuzuza neza inshingano za Sena. Ndabashimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, murakoze. Murakoze. Nabaza senateri bamaze kwamamaza ku mwanya wa perezida wa Sena niba byemeye. Senateri Karinda François Xavier, mwavuga niba mubyemeye. Ndabyemeye. Murakoze. Muri mwanya twaje tumenye niba nta wundi wifuza kwiyamamaza cyangwa kwamamaza. Twibutsa ko wiyamamaza cyangwa wamamaza tarenze iminota 2. Ndabona nta wundi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, dufite umukandida umwe ku mwanya wa perezida wa Sena, akaba ari senateri Karinda François Xavier. Inteko itora igizwe n'abasenateri 26,
bose barahari. Twagira ngo dusabe ababishinzwe kudufasha bagafungura systeme y'itora, buri musenateri agashobora gutora. Kujya muri systeme y'itora banyakuba murakoresha umubare w'ibanga buri wese afite, igikorwa cy'amatora kikaba cyatangira. Igikorwa cy'itora kikaba gisojwe, twagira ngo dusabe ko bagaragaza ibivuye mu matora. Murakoze. Nkuko bigaragara, Senateri Karinda François Xavier agize amajwi 25. Nkuko biteganywa n'itegeko ngenga rigena imikorere ya Sena, utsinze amatora ku mwanya ugize biro ya Sena nuwabonye ubwiganze burunduye bw'amajwi y'abasenateri bahari. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu imbere uburenganzira nageza ku bateraniye hano n'abadukurikiye, utowe ku mwanya wa Perezida wa Sena. Ku mwanya wa Perezida wa Sena hatowe Nyakubahwa Karinda François Xavier. Bayobozi b'inzego nkuru z'igihugu cyacu, Nyakubahwa Perezida wa Sena n'aba Visi Perezida bamaze gutorwa no kurahira, Banyarwanda mwese reka mbanze mbasuhuze. Mu gutora kandi kw'abasena aba Visi Perezida n'iki, mhere ku byo nabonye byiza byabanje. Ngira ngo harimo nabyita amayeri y'ikinyabupfura cyangwa ikinyabupfura mu mayeri. Evode yabanje yamamaza Sorina, arabanza twese aducura oxygen, umwanya twayasobanura jye nabirebaga ko nta wundi uri yatorewe aho ngaho, nta wundi wajyaga kwiyamamaza cyangwa kwamamaza undi uwo mwanya. Ubwo ubutaha ngira ngo hari abenshi biza ayo mayeri, ubwo muzibuke kubikoresha. Reka nshimire Perezida wa Sena n'aba Visi Perezida izi nshingano bemeye kandi batorewe. Ndabizi ko aho baturutse mu izindi nshingano bakoreraga igihugu cyacu, nta gushidikanya ko imirimo bayumva n'uburemere bwayo. Ariko icyangombwa ni ugusezeranya abo bayobozi, ni ugusezeranya Sena ubwayo ko hazaba ubufatanye, ubwuzuzanye. Ngira ngo imirimo dufite imbere yacu ni myinshi, ifite uburemere. U Rwanda dufite ibintu byinshi by'umwihariko biva mu mateka, biva muri politiki, biva ko dutuye mu karere, tutagira icyambu, ubwo rero bidufasha
gushakisha uburyo bwose twakora kugira ngo tubeho neza, dutere imbere ndetse tugere kuri byinshi twifuza. Sena rero ibifitemo uruhare runini, cyane cyane iyo yuzuzanije n'abandi n'izindi nzego. Ubwo bufatanye buvamo kudukemura ibibazo ubundi biba ari ingutu, ndetse n'ibigaragara ubundi ko bidafite igisubizo. Abantu iyo dutekereje neza nyine imiterere y'u Rwanda, nabyo birakemuka. Gukemura ibibazo by'igihugu, ikintu cyiza mbere ya byose ni ukutagira umunyarwanda usigara inyuma. Byose buri munyarwanda wese akibona mu bisubizo bigenda bishakwa cyangwa bigerwaho by'ibyo bibazo igihugu kiba gifite, ndetse bakabigiramo uruhare. Ntabwo ari inyungu zibageraho gusa zindi, ariko n'uruhare bagomba kubigiramo. Iki ni ikintu tugomba guhora twibuka, twibukiranya, kugira ngo dukomeze gutera imbere, tutaba twasubira inyuma mu nshingano zacu cyangwa ibindi dushaka kugeraho. Nashimye kubona ndetse muri Sena dufitemo umubare w'abadamu, abategarugori utubutse. Birashimishije. No mu zindi nzego ntabwo wenda aribo bahora bazi imbere gusa mu mubare, ariko hakwiye kubamo umubare uhagije. Naho ubundi bibaye ko buri hose umubare ari uwa mbere w'abadamu, nabyo byahungabanya uburinganire. Ariko ibyo ni ikiganiro gusa, naho ubundi ntacyo bitwaye. Rero hari Sena, hari n'izindi nzego zifatanya na Sena. Navuze kutagira usigara inyuma, ariko nashaka kuvuga ko n'ikintu cyo gukurikirana ibyo dukora, ibyo abantu bifuza, no kwirinda kunyura inzira y'ubusamo kenshi mu bikorwa bimwe ku bantu bamwe. Tugashaka kugira ngo dukore ibintu neza, bifite umucyo, biganisha hahandi gusaha inyungu z'abanyarwanda benshi. Accountability rero, accountability ifite uburemere. Ariko wenda n'aya mahirwe yaza kuba tuyafite sinayifuza, ariko bimeze. Nayo ngiye kuvuga ngo twebwe nta nubwo dufite byinshi byo gusesaguraga. Hari ababifite, ariko nabigize nabyo sinabisesagura, nabikoresha neza mu nyungu z'abaturage, kandi niko bikwiye, nibyo bifuza. ndabasaba rero cyane nanone gukurikirana
ibintu byo kujya tubona ibibazo by'abaturage no mu byaro hirya, ibyiza twabonye internet, dufite ikoranabuhanga, kujya tumenya ibibazo by'abanyarwanda binyuze mu mbuga nkoranyamamakuru, ukabona umuntu yohereje ikintu avuga ati ariko mwadutabaye ahangaha muri aka karere, muri uyu murenge, ko ibintu bitameze neza. Ntabwo bikwiye kugera aho, dukwiye kuba tubizi, kubera ko nicyo sena n'izindi nzego nicyo zibereyeho. Ntabwo ari ibintu kubasanga hano gusa muri iyi ngoro bicayemo. Dukwiye kugera kuri bariya baturage kugira ngo binyure mu zindi nzira bitugereho, bize bitugeraho direct. Ndabasaba nkomeje rero, ndibwira ko twabishyiramo umwete, hanyuma narangiza mbifuriza akazi keza, ibihe byiza, mugire n'ubuzima bwiza. Murakoze.